Theo karame ndabona noneho isuku wagerageje oya rwose isuku rwose ngombe nyikore hamere neza nyine kujya nazajya uhita ubona ati Theo wanjye aratwika pe ibintu bikora neza hanyuma ujye ugerageza batunganya amatasi yashyira ukwayo n'utukombe twa plastique dushyira ukwayo kugira ngo ibintu bitazajya byivanga bikameneka yego rwose nzajya mbikora neza cyane ariko nako byari bitangiye kuza ibintu biri kuza kandi buriya urabizi ko isuku yo mu gikoni ari ingenzi kurusha indi suku iyo ari yo yose sibyo isuku yo mu gikoni iba igomba kuba nyamukuru kurusha n'uko wanakora muri salo kuko mu gikoni niho hagomba kugira isuku kuko ibintu turya byaturutse mu gikoni usanga abantu benshi barwara indwara kubera ko batitaye ku isuku yo mu gikoni sibyo yego ibyo ngibyo ndumva turi kubyumvikanaho cyane ahubwo turumvikana neza cyane hanyuma ikindi ni ikintu kijyanye n'ifunguro ifunguro nyine urabyumva ifunguro n'ibyo kurya hanyuma urabizi ko abantu baba bagomba kurya inshuro 3 ku munsi kugira ngo ifunguro ribe ryuzuye kandi rimeze neza kugira ngo abantu bagire imbaraga nyine mu buzima busanzwe yego ubundi niko byakagombye kujya bigenda abantu bakarira ku gihe kandi bakarya inshuro 3 ku munsi yego ifunguro rya mu gitondo irya saa sita n'irya nimugoroba sibyo subizi se none se mabuja ifunguro rya mu gitondo si morning fasting ni ngibyo ni breakfast morning fast ni breakfast breakfast okay rya saa sita ni lunch yego rya nijoro ni dinner ubwo impamvu mbikubajije gutyo mba mbifashe impamvu mbikubajije gutyo hatazajya nyine wenda nk'umuntu uzagahita avuga ati Theo hari breakfast aho kutamenya ibyaye byagahita ubona ni umuntu nyine w'umuturage ahe nakagombye gusirimuka avuye mu cyaro ibintu byo mu cyaro nabisize mu cyaro hirya ngiyo kure ubwo nibyo nakubwiraga so biziko abantu bagomba kurya 3 ku munsi 3 ku munsi ariko mabuja bose naga ariko bajya 3 ku munsi gutese Theo dore nk'ubu nkanjye nabonaga rimwe ku munsi ese bibaho Theo ubwo buzima nabuciyemo mabuja nabonaga rimwe ku munsi kandi urabona narakuze nabaye igisore nabaye bogari Theo buriya nubwo wenda byabaho yego ziba ari izindi mpamvu z'ubukene kutagira ubushobozi kuko nawe ndatekereza ko atari byo wifuzaga ariko wabyihore wahora n'iki ubundi mu buryo nyine bw'ubuzima busanzwe bwiza umuntu agomba kurya 3 ku munsi iyo rero byagenze gutyo aba ari impamvu z'ubuzima ubukene wivuga ubukene bwo none iyo numvisha ubukene oya nta kibazo Theo ntugire ikibazo buriya abantu ntabwo bose baba bagomba kubaho mu buzima bungana oya byo nta nubwo byanakunda ntabwo abantu bose babaho mu buzima bungana ariko amahirwe nyine y'umuntu araza ugahindurirwa ubuzima buriya n'abantu bakomeye cyane baba baraciye mu buzima bubi baraciye mu buzima bubi buriya nabo baba baraciye mu buzima bubi noneho hakaza kugira igihe nabo nyine baca mu ubuzima bugahinduka buriya abantu bose baba bafite ubuhamya bafite ubuzima babayemo butari bwiza buriya n'abaperezida dushobora gusanga nk'umuperezida nawe yararyaga rimwe ku munsi ariko iyo ukora neza ugira ikinyabupfura ugira discipline hari igihe uhura n'abantu bakakubera abantu beza bakagufasha cyangwa ubundi iyo uri inyangamugayo ibintu byose birashoboka cyiza ni discipline rero ndumva ibintu mubwiye rero byumvishe ubu nanjye ubuzima bwanjye bugiye kuba bwiza buhinduke ruzungu nta kibazo n'ibyizeye kandi oya njye ndabyizeye ujye ukora cyane kugira ngo ibintu byose bigende neza hanyuma ugiye kujya mu kazi wategura breakfast niba wayitunganyije hanyuma nanjye ngiye kureba Rwema aze dufate breakfast n'isangiza tugire ntayo wateguye se yes oya nta kibazo reka tubitunganye ko haracyari kare nta kibazo watunganya wateka icyayi reka nimite ngira fast noneho ku byo nyine ndahita mbitunganya nta kibazo boss akagenda afashe kuri wenyine breakfast boss na mauje akagenda afashe kuri breakfast sawa Theo kandi mwana mwiza nta kibazo ahubwo mabuja ubundi niwe mu mabuja wa mbere njye nanagushyira mu gitabo cy'abamarayika mabuja na boss banje ni mwe bana njye aho nzanashya mu gitabo cy'abamarayika ni ukuri pe sawa kandi reka nze mpite ngira vuba vuba
Shema nari nguhamagaye rero icyambere ashaka kukubwira ndashaka amaliste y'aba agent bose bakora muri kino kigo ugerageze uyu munsi urare yampaye hanyuma ikindi ndashaka kukubwira ndashaka kukwibutsa ko sinkeneye ikintu na kimwe kizatuma nongera kugongana nawe kiguturutseho ntabwo ibyo bintu mbishaka uri kwiyeza se urumva ukeneye kujya mu ijuru ariko uburyo uri kubivuga ibyo ari byo byose ahubwo ndumva ukeneye yuko wowe cyangwa wagira ngo byabaye icyabaye se ahantu ugiye nawe twigeze tugonganira Shema ntabwo nshaka ko bibaho sinanabyifuza ariko kuri wowe kandi 100% birashoboka nawe uriyizi neza sibyo icyo nakubwiye ngo nawe witwararike ku buryo bitazaba kuko nibiramuka bibayeho nzazana n'ibyo mu buzima busanzwe nk'itendekeho kandi ibyo bintu ntabwo byaba ari ubunyamwuga nawe urabizi nuko ntafite ubushobozi wenda ngo mvuge ngo mureba mu mutima ariko ikigaragara cy'ibintu mubwiye ntabwo ari ibintu nyine uteguye kano kanya cyangwa se nk'uko nari mubwiye ngo uri kwiyeza ahubwo bigaragara yuko ari ibikurimo ibyo bintu usohoye buri gihe ibintu bisohotse bikagera hanze biba byabanje mu mutima byatekerejwe ku buryo buhagije ari umuntu ubwira nk'umuntu nk'ikintu warangiza ukabona ikintu akubwiye cyateguwe umuntu yakubise undi buye amukubise ibuye yarangije abatira ibuye ntabwo ari ritoragurana ahubwo ryari riri hano itsoke ntabwo nanjye nifuza yuko byabaho ariko ubwo nyine nibibaho nta kundi nyine nzemera icyabaye kandi mpangane nacyo Shema ibyo bintu nkubwiye ntabwo nabibwira undi umukozi uwo ari we wese sinabibwira Rwema sinagenda ngo mbibwire Dina sinabibwira n'undi uwo ari we wese ariko wowe impamvu mbikubwiye nawe uriyizi turaziranye 100% biroroshye cyane kuri wewe kugira ngo uzane impamvu ituma ngongana nawe ntabwo mbishaka sinanabikeneye ariko kandi uriyizi neza ko bishoboka 100%. Ndiyizi kuko ntabwo ndi marayika kandi n'abamarayika bwira bacumuye kangahe ubwo rero nyine ntazibana zidakomana amahembe hari igihe yazakomana njyewe sinshaka ko dukomana amahembe Shema kereka turi inkungu reka ahubwo ngiye gukora ibyo ngibyo naho ubundi nyine ntawe umenya ibizaba ariko ubwo niba nyine nk'uko nanjye nabikubwiye tuzabyenjoyinga Shema genda unkorere ibyo ngibyo nta kibazo usubira mu kazi kawe hanyuma biraza kugutwara igihe kingana gute kuko byanga byakunda ngomba kurara nyabonye amaliste ntabwo biri butinde cyamurakoze sawa Shema nawe byakazi keza Oui, André. Vitesse. Eka. Kosa. Ni amahoro se? Ni amahoro. Tubafashe iki? Nitwa Igihozo Alice. Nkaba ndi mushiki wahoze ari boss w'iki kigo. Nkaba nari nje kureba umuntu bita Dina. Niba byakunda mwampuza nawe nkavugana nawe uvukana na boss nyirizina cyangwa wenda ni mu miryango boss nyirizina okay none se mbere yuko uza ntabwo uwo Dina uri kuvuga mwari mwavuganye nibura ngo yamuvugishije kuri telefone agerageza gucishamo fone yiranamira ntabwo twabashije kuvugana bivuze yuko na appointment yo wari ufite ntayo ntabwo bizi ko nje kumureba none se mu rugo iwawe se ntabwo uhazi nibura ko numva byari kwa aribyo byiza iyo wamuhamagaye ukamubura wamuhamagaye ukamubura hari igihe telefone wenda ishobora kuba yahuye n'ikindi kibazo wari gukora uko ushoboye ukaza guca nko mu rugo iwawe uhazi ukamushakira nyine mukavugana sibyo byaba byiza aho bari batuye barirutse hashize icyumweru birutse nagezeyo ku
kubera ko twari tumaze iminsi ambwira ngo turi muri gahunda zo kwimuka ubundi telefone ye ikavaho nyine simbasha kumenya ngo simbasha kubona amakuru ahagije nahageze rero mbona n'umuntu ndangira ndabareka nze ku kazi. none se uri kuvuga ngo ni bosi wa kera yaba hari isano afitanye n'uwo muntu uri gushaka Odina nibura bakaba bafitanye isano nawe mukamufitanye isano n'ubundi akaba ari umuvandimwe uri gushaka? ko n'ubuze ufite ibibazo byinshi wamfashije ibyo nari ngusabye. ariko n'ubundi ntabwo nanze kugufasha kuko kukubaza ntabwo biba bivuga yuko umuntu yanze gufasha undi. burya iyo ufasha umuntu urabanza ukamenya nyine ahantu akeneye ubufasha hose akaba ari uhera umufasha. ariko mbabarire nta birenze gusa kubaza bitera kumenya. numvaga nshaka kumenya nyine neza iyo sano mufitanye n'abo bantu kugira ngo mufashe nabimenya ariko bitandibitse. Okay, ntacyo mfasha nk'umuntu uje ubagana uje bwa mbere muhuye uje kwaka serivisi mu kigo cyabo. winjira. Keza bite? Ngize. Meze neza. Ngize neza. Akazi karagenda. Yego. Okay. Keza narinje kukubaza niba nta kindi kibazo uherutse kugirana na Nziza. Ntacyo uretse wenda ko ejo yaje akandaranjeho gato ariko nta kibazo urebye gikomeye gihari. Okay. Ariko si ubundi Keza. Karame. Ubundi wowe na Nziza mu by'ukuri nta kindi kintu muhuriyeho cyihariye. Ubwo se kimeze gute gihe? Kijyanye n'urukundo. Don't look that cheap. Ku buryo nakundana na Nziza. Hari icyo abaye se? Ni umusore mwiza, yarize, ni umuhanga kandi afite n'akazi keza. Nziza ntabwo ari mu bahungu twakundana pe. Okay. Ubundi se nsimbutseho gato no kubera icyo mbajije ibyo bintu. Nuko nzi ko abantu bataziranye batanafite n'ikintu bahuriyeho batahora bashondana for nothing. Ubwo sinzi gusa hagati yanjye na Nziza nta wundi mubano urimo keretse wenda we niba hari uko ndabifata gusa kuri njyewe nta kintu na kimwe kimpuza na Nziza cyane cyane ko tutabanje byikanyije wenda n'akazi. Sinzi wenda uko wabifata. Okay. Nta kibazo ubwo nta kibazo kinini gihari. Ubwo ibindi tuzabimenya. Sawa ugira akazi keza. Murakoze cyane nawe akazi keza. Okay, urakoze kundangira. Ubwo reka njye kureba Odina kuko niwe wabanzanye. Ko ndabona nawe ushaka ngo dukomeze tuganire kandi ntabwo wari uri mu mubare. buriya rero ibiganiro nta n'ikintu byica. ibiganiro biba ari byiza kandi biba bikenewe. gusa wenda ushobora kubangamirwa no kuganira ariko nta kundi nari kukuyobora tutabanje kuganira. gusa ikintu ugomba kwitaho nugenda ujya aho murangiye nta handi hantu hamuciye, sibyo? nihagira umuntu n'umwe ukubaza nta muntu wemerewe kuvugana nawe, nta muntu wemerewe kugenda ngubwire ngo nje kureba uwahoze ari boss nk'uko bimbwiye, sibyo? reka ari njyewe tuba tuvuganye njyenyine. Ubwo ushatse kuvuga ngo ngende njye kwa Dina nyine singira ahandi hantu nyura. ese si ukuzanye siko Ni wunzanye ariko nuko numva uri kumbwira ngo usingire ngo abandi bantu bo ku ruhande. Nose ababa muri kigo bose saba abakozi. nibyo, ariko respect cyo ndi kukubwira
iba nakuyoboye genda straight kugira hatagira undi muntu hano mu kiguza kubangamirwa sibyo ushobora kugenda rega ugasanga winjiye no muri office y'umuntu bitari ngombwa we genda straight aho umuyoboye. Okay, ntacyo niba ugize impungenge ngo numerekeze tujyane ungezeyo uhagarare ku muryango mvugane n'uwo dini uhari kongere tugarukane urebe ko hari uwo mvugisha usibye ko ntanajya ngendera inzira nyinshi. Sumva sawa ubwo icyo cyo ni sawa cyane ndabikunze wowe genda nk'uko mbikubwiye nanjye sinirengagije ko hano harimo abantu benshi mu kigo sibyo kampani nini hari n'umuntu ushobora kuba yanakuvugisha birashoboka sibyo uri mushya hano mu kigo nawe ukuzi ariko pay attention kuri abantu ngiye kukubwira umuntu bita Divine umuntu bita Rwema abo bantu bombi pay attention kuri abo bantu sibyo Divine na Rwema. Yes abo bombi nibakuvugisha ntugire umuntu ubwira ikintu tuvuganye ntugire umuntu unasuhuza niba ngombwa igendere straight nk'uko nkubwiye ujyaho ugiye kugira ngo serivisi ushaka uyigereho nta kiyibangamiye. Aha ndumva bitoroshye. Nta bigoye birimo. Okay, sawa urakoze. Sawa. Injira. Sasa uyu muntu yitwa Alice ngashaka kubavugisha. Aturutse ahagana heza. Okay. Ntacyo ndabimwibariza wowe wakwisubira mu kazi. Sawa. Akazi. Yego. Twagufasha gute? Nitwa Alice. Handi umushyitsi muri iki kigo. Nari naje muri gahunda za famiye. Nkaba ndi mushiki wahoze ari boss wanyu. Mushiki wahoze ari boss wacu? Yego. Hari uwo nari naje kureba ariko we twavuganye. Bibaye ngombwa ko nawe nza kukureba. Ambwiye ko witwa Divine. Yego. Bakubwiye bande soko? Divine. Ntago ndi butinde. Nkigera muri iki kigo. Nakiriwe n'umuntu witwa Shema. Ambwira ko mubo ndi buvugishe muri iki kigo nirinde umuntu bita Divine n'undi bita Rwema. Yewe ngo sinanabasuhuza. Ngo rero kandi ngewe ntago iyo umuntu ambujije ikintu bitangira amasiko nyine yo kumenya impamvu yakimbujije bikaba ngombwa ko nkinjiramo nkamenya impamvu nyamukuru yakimbujije. Ari ibyo bintu se koko Shema yabikubwiye? Shema se ubwo ndamubeshyera? Ari wowe sinari nkuzi n'uwo ngo ni Rwema simuzi ubwo urumva Shema namubeshyera? Okay. Ndakumva. Okay, nanjye nahise ngira amatsiko kumenya impamvu yambujije kuvugisha Divine na Rwema. Bati shobora kuba wenda hari amakuru abo bafite ajyanye n'aho umusaza wanjye yaba ari cyangwa yaba yaragiye. Ndavuga reka nze ndebe Divine. Shobora kuba hari amakuru mufite Shema atashakaga kuba yambwira ntawamenya. Ariko buriya Marite ko nabonye azana n'uriya mukobwa mu gitondo yose bari basanzwe baziranye gutari Marite amuzanye ahangaha ahubwo si ibintu numvisha mbaza buriya yaba yabiganiriyeho na Marite ibintu bijyanye na boss ko nzi ko mbirimo bucece ngewe na Rwema. Marite yaba yagize ibintu amenya kweri akaba byivanzemo ko umuntu atazi ngo ni muntu ki. Yaba yabimubwiye se buri umuntu yabigarura ati reka muhamagare ndebe ko hari ikintu ari buntangarize.
Marthe bite? Waza muri biro yanjye tukavugana iminota mikeya cyane, ufite akazi kenshi? Simbuka. Ndakugoye yashoboka ko ari mu kazi ko ndabibona ko aya masaha akazi kaba ari kenshi. Aya masaha akazi aba ari kenshi cyane. Marthe, ndashaka kukubaza kandi mbwiza ukuri. Uriya mukobwa wazanye hano mu gitondo Alice, musanzwe muziranye? Oya, ntabwo tuziranye. Hanyuma mwahuye gute kugira ngo akuyoboze hano ari nawe umuzana? Nyine mwahuye gute, mubonye gute? Mu gitondo ye yamumangiye muri biro yanjye, arambwira ngo arashaka kuwitwa Divine kuko biro yanjye yegeranye n'iyawe, kandi ntabwo yuko ajya muri biro yindi kubera ko hari ukuntu biro iteganye n'iya yindi, nibwo nahise muzana hano. Hanyuma se Marthe, mbere y'uko muzana hano hari ikintu kidasanzwe yakubajije cyangwa mwavuganye bijyanye n'ibyari byamuzanye, cyangwa hari ikintu nyine yakubajije? Kuko nanjye asanzwe afite akazi kenshi, nta n'iminota myinshi twatindanye kuko nahise akimaza akimbwira izina ryawe nahise muzana, kuko wahise ubona ko nahise nsubira muri mu kazi. Ni ukuvuga ngo nta kintu mwavuganye usibye kuba wamuzanye aha ngaha? Nta kintu kigeze tuvugana. Nta nubwo wigeze umenya icyo yari yaje gukora muri kino kigo? Oya. None se mwasanze atari mwebwe yashakaga ko kirikama hano mu kigo niba ari mu ndingo yitwa Divine? Oya Marthe, ni uko nabonye n'ubundi yaje nanjye meze nkaho atari ngewe washaka, asa n'umuntu uri guhuzagurika cyangwa n'ubundi uri kuyoboza. Abantu bameze nka kuriya rero hari igihe baba bagenzwa n'ibintu byinshi, ntabwo tumuzi. Hari igihe ashobora kuba yaje wenda kuneka, hari uwamutumye, cyangwa se hakaba hari n'indi mpamvu yamuzanye wenda itakemutse, cyangwa akaba asanzwe yifitiye n'akandi kabazo wenda ntawamenya. Nashaka kumekinga sure rero ko ibyo yaba yakubwiye ari byo nanjye yambwiye, kugira ngo tumenye nuko aho twahera tubikurikirane. Ndumva rero nta kibazo kugeza ubu, wakwisubirira mu kazi kandi urakoze cyane. Mwakoze nawe. Yego, sawa. Skeza. Yego namwe. Biteze. Sawa. Meze neza. Meze neza wowe? Nanjye ni neza, akazi kari kugenda? Akazi karagenda nta kibazo. None se amasoko yageze, urabona amasoko ari kuboneka? Rero Shema, urebye amasoko ari kuboneka cyane, ariko hari amasoko maze iminsi ndi kwapurayingaho, turamutse wenda tugenze bikaba byashoboka yuko twayatsindira. Muri uyu mwaka twari dufite akazi katoroshye kabisa. Hari amasoko ntabwo ari ikibazo, amasoko yarahari kabisa rwose. Noneho twitegura akazi cyane. Dufite akazi katoroshye kuko impamvu ndi kubaza gutyo, nkanjye nyine ukora mu bintu bya sales, afite akazi katoroshye nyine iyo twabonye amasoko. Birumvikana nko kuri department yawe, urumva bizagusaba ko ukorana n'abana ba agent sales, urumva ayo masoko aramutse abonetse byaba ari amahirwe. Yego.
nanjye niyo mpamvu sinzi uko nari mbitekerejeho ndavuga ngo n'ubundi mw'iyi ntangiro y'umwaka nibwo tuba turi kurwana no gushaka amasoko ngira ngo nyine numve ahantu bigeze niba ngombwa nanakugiremo inama nk'uko wansabye ubufatanye bijyanye wenda n'uburyo Rwema nari nzi yageragezaga gutereta amasoko menshi atandukanye ariko nyine niba ari kuboneka ni byiza cyane icyari kinzanye nyirizina ntabwo ari icyo ngicyo icyari kinzanye ni nko kumera nyine nko gukebura nk'ukuntu ngira ngo byanga bikunda hano muri deparitema umazemo igihe wowe wasimbuye uramuzi umaze wenda kumenya n'ubushobozi yari afite bijyanye n'abantu muganira nagira ngo musabe ukoresha imbaraga zishoboka zose sibyo ukoresha imbaraga zishoboka zose umuntu wasimbuye urabizi ko ari umuhanga ku buryo ubushobozi yari afite we bazakubonamo ubushobozi bwikubye sibyo ku buryo iba barakugiriye icyizere ugahabwa ino deparitema batazigera babona yuko byasubiye inyuma ahubwo bazabone biri kujya imbere njye numva ari nkacyo nagusaba naho ibindi nyine wanaguriti waka ndumva urimo neza kabisa iba n'amasoko watangiye kuyabona yego murakoze cyane ahubwo nahoze nibaza bose ko ntamubonye ari hehe bose yego bose ashobora kuba wenda sinzi warebye muri biro njye nigeze kumubona ariko wenda iba wamubuze ashobora kuba ari nk'ahantu yari agiye waza kuza gusubira ukamushaka ukareba ubwo ngeze yagiye mbona ushakaga kumubaza hari muri ariya masoko nyine nari napurayinze mbere y'uko wenda ngira ibindi bintu byinshi mbikoraho nashaka kugira ngo mbanze mubaze tubiganireho nyine ngire ibintu bimwe ushobora kumubaza nyine tubigeho inama mbere y'uko mbikora so nagiye muri direction nsanga ntawe urimo none ziryo soko waba wagize impungenge y'uko wenda dushobora nko kuba twarya purayinga bakariduhereza wenda rikaba ryaduta hasi ntabwo ari iyo mpamvu gusa biba byiza niyo ugiye gukora ikintu ukakiganiraho n'umuyobozi wawe nari uri buze gusimbukira y'umurebe icyari kinzanye ni icyo ngicyo nyine kukubwira ngo ushyiremo imbaraga mu minsi iri imbere tuguhe ibikombe udutwara ibikombe ndakoreka mbivuge kuko nanjye turakompese nta kibazo shema yizera kabisa ko akazi keza sa murakoze nawe umunsi mwiza muzaniye twatura tuyishyirira aho ngaho ku meza nanjye hari ibindi nyirimo mu bakozi tuyishyirira aho ngaho ndaza kutureba neza ariko wareka tukabanza tukavugana kuko si byo binzanye gusa hari ikindi cyari kinzanye noneho twakwicara nta kibazo reka tuvuganire hano nta kibazo ubu turavugana duhagaze turi muri biro nta kibazo kuko ntabwo ndi butinde gusa wenda musore kuko mu gitondo wigeze umbwira yuko udashaka yuko hari ikintu na kimwe twatsikiranamo nanjye ntabwo mbishaka kandi nubwo nshaka ko twazatsikirana sibyo ariko hari ikintu numva nshaka kukubaza kubanje kunsaba imbabazi se urashaka ko dutsikirana niba ari ugutsikirana urumva biri buze gutuma dutsikirana oya ni uko wenda ushobora kubyumva mu bundi buryo cyangwa se bikaba bitagushimisha ariko nyine numvaga nshaka ko tubivugana ntabwo ndumva bimeze nk'aho biri bufate akanya twakwicara kuko n'ubundi turi muri biro ntabwo twavugana kuko ibyo ntibukubwire ntabwo ari ngombwa ko twicara wenyine Divine umukobwa w'umunyabwenge uri umuhanga uri n'umujyanama mwiza ufite na experience mu byo ukora mbese uri expert ariko sinzi ba wenda mu buzima bwawe kuva igihe wabereyeho ibyo wabonye byose niba warigeze ubona umuntu ushobora kuba yajya nko mu nyanja koga inyanja yose akayirangiza n'uburyo ingana nta bwato akoresheje
nta n'ikindi gikoresho nibura akoresheje. Shema uraza kugerageza urase ku ntego kubera ko iyo umuntu ari kuvuga ibintu mu migani hari igihe bituma umuntu ari kubwira ashobora kumwumva nabi n'ushaka guhabwa igisubizo agasubizwa nabi. So ushobora kumbwira mu migani ugasanga sinumvisha neza nkagusubiza nabi ibintu bitajyanye n'ibyifuzo byawe. Uraza kurasa ku ntego kugira ngo numve icyo uri kuvuga kandi amasaha ari kugenda. Nta kibazo, reka ndase ku ntego nk'uko bishaka mbivuga uko uri burushaho kubyumva kuko nanjye nibyo binshimisha. Ni igiki utekereza ku bantu babiri bava inda imwe bavukana bahuje ababyeyi, ababyeyi babo bakaba batakiriho ariko barabasigiye imitungo, noneho iyo mitungo babasigiye ugasanga bibaye ngombwa yuko igurishwa ariko ikazasigarana umuntu umwe. Ni byiza cyane, wagiriye Rwema inama, uramufasha kuri buri kimwe cyose, ubona wenda cyangwa se uzanabona na divorce yanyu nk'uko wabyifuzaga. Ariko sinzi hari ibyo bintu bitekerezeho, niba umwe muri abo bantu baramutse batagabanye bavukana, niba byazarangira aho ngaho nta cyazana nyuma y'ibyo.